ubihanira nk'uko Nehemiya yihaniye ubwoko bwe ngo afata iminsi 3 ariyiriza ngo arasenga asengera ubwoko bwe abwihanira abasengera ngo Imana ibatabare. Nawe nuhagararira abantu uri kubasengera runaka cyangwa itorero runaka ujye ubikora bimininga rwose ujya imbere y'Imana wumva uzanye n'umutima wawe n'umutwaro wikoreye ba bantu bikoreye ubavuga mu mazina ubasengera ubingingira. Imana izagutabarira abo bantu nawe nirangiza gutabara nawe nirangiza guha icyo wari wayisabye. Yobu yarakubititse arakubitika inkuru za Yobu murazizi, ariko ngo haza kugera igihe atangira kwingingira abandi, ngo mu gihe atangiye kwingingira abandi Imana nayo itangira gukora mu bye. Esther murabizi yagiye kwiyiriza kugira ngo asengere ubwoko bw'abayuda batarimbuka, ngo afata iminsi 3 yambara ibigunira arifungirana ahantu akajya asenga n'abayuda aho bari hirya no hino barimo basenga atabara umurwa. Yesu arongera akabivuga mu isezerano rishya akavuga ngo hari bitavanwamo no gusenga gusa, ngo hari abadayimoni batavanwamo no gusenga gusa, arimo abibwira intumwa ze ngo ahubwo hari n'ibikurwamo no kwiyiriza no gusenga biri kumwe. Gusenga kurimo kwiriza kugira umumaro munini cyane, gutabara ubwoko, gutabara ishyanga, gukiza ibyari bigiye kunanirana, gukiza ibyari bigiye gupfa, kubohora imbohe, kwirukana abadayimoni. Gusenga kurimo kwiriza biraryoshye kandi bigirira n'umumaro wowe uri kubikora. Yesu ashimwe cyane. Naharete nk'ibisanzwe. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku magambo meza cyane y'Imana, uko umwuka yabinyoboyemo. Hari abantu bambwiye ngo narabuze, ntabwo nabuze. Inyuma ya kamera buriya haba hari ibindi byinshi cyane tuba turimo, umurimo w'Imana of course. Umwanya ukabura, ariko namwe mba mbasengera, mba mbatekereza. Hari impamvu muba mukurikira ino channel, hari impamvu muba mutureba, muba mudukurikira. Rero namwe ntabwo tuba twabibagiwe n'ukuri. Imana ibimfashemo cyane. Muri Yesaya 58 hari ukuntu badekriva kwiyiriza. Wareba neza ukuntu abantu biyiriza muri iki gihe ukabona birenda kuba bitandukanyemo ukuntu abantu bamwe na bamwe, ntabwo ndi kuvuga bose. Hari abantu biyiriza pe, hari abantu biyiriza, ariko buriya umuntu wiyirije ntagire umwanya wo gusenga aba ameze nk'umuntu wakoze regime. Umuntu wiyirije ntagire umwanya wo kwibeta ngo aze kuganira n'Imana somehow, cyangwa yirirwa aganira n'Imana mu mutima we, imuhishurira, ayibwira, atega amatwi nayo imuhishurira, haba hari igihombo yagize. Abasa nkaho ya fastinze yego, abasa nk'umuntu wakoze regime, reka mbivuge gutyo. Abasa nk'umuntu wigomwe ibyo kurya ariko byagiriye umumaro wenda umubiri we gusa, ariko we bitamugiriye umumaro. Rimwe na rimwe bitanagiriye umumaro umubiri we, kuko kwiriza biragoyemo gatoya. Ariko icyo nshaka gutindaho cyane ni gute umuntu yakwitwara yitwa ko yiyirije, yitwa ko yakoze amasengesho. Ni gute umuntu ashobora kubyitwaramo kandi bikamugirira umumaro, ariko umubiri we, ariko umutima we, ari mu marangamutima ye, ari mu mwuka we, yewe ari no mu buryo bw'ibyo yasengeye, kuko twese dufata amasengesho akenshi turi gusengera ibintu. Umuntu ashobora kwiyiriza ari gusengera inzu, umuntu ashobora kwiriza ari gusengera imodoka, umuntu ashobora kwiriza avuga ati Imana ndakwingingira cyamunara ntibayintere. Umuntu ashobora kwiriza avuga ati Imana yanjye ngira character mbi kandi nanjye ndabizi, ngira amahane kandi nanjye ndabizi, ngira umushiha kandi nanjye ndabizi. Umuntu ashobora kwiriza avuga ati iki kirwara Mana ukinkize kingeza ahantu. Umuntu ashobora kwiriza kubera impamvu nyinshi cyane. Muri Yesaya 58 rero ho hakatubwira ati nimwiriza ntimukamere nk'indyarya, ngo mwirirwe mwibabaje, mwirirwe mwigize ibintu, mwirirwe mwibonye nk'abantu nyine bashaka kwereka abantu ko bakoze amasengesho nyine mumerewe nabi. Oya, ushobora kubwira umuntu kwiyiriza ukanamubwira ko nawe ujye ubikora kugira ngo nyine nawe umutere courage, umutere imbaraga. Wabona yari mushobora no kumubwira uti ndi mu masengesho uze kuzadufatanya. Ibintu nk'ibyo ntabwo ari bibi, ntabwo dutegekwa n'idini cyane. Ariko nanone kwiyiriza ukirirwa ukora ibyo wari usanzwe ukora, hari igihe habamo igihombo. Uti gute? Hari igihe wiriza ukirirwa kuri TikTok, ukirirwa ureba amakuru ataguhaye agaciro, adafite ikintu akumariye na gatoya, abambaye uku, ababigenje uku, ababigenza uku, abastari, y'abandi abantu bakurikira muri TikTok. Ariko ushobora kureba TikTok uri kurebamo umukozi w'Imana ugufasha. Icyo nta cyaha kirimo, icyo nta ntege nkeya zirimo, ahubwo burimo wiyungura wenda ubundi bumenyi. Ushobora kujya muri Instagram utagiye kugamiza kureba bya bindi, ariko ntikubera ikintu kimeze nk'icyakurangaje. Ariko nanone wanayirebaho ukayirebaho ugiye kuyivanamo icy'umumaro kiri bugufasha. Ushobora kureba kuri YouTube ukareba umukozi w'Imana ujye ugufasha. Icyo gihe rwose agufasha no kurusha, kuko wenda ushobora kugera n'ubuntu ugasanga bihuye na message wifuzaga kumva muri uwo mwanya urimo urafastinga, of course bitewe n'ibyo uri gusengera. Yesu ashimwe cyane.
ushobora kwiriza ugasanga wiriwe utekereza mu rugo. Uhamagaye umukozi 5 ku munsi, uri kumwibutsa ko igikoma kigomba kuba cyuzuye teremusi ya indi nini, uri kumwibutsa ko ya nkoko agomba kuyibaga akayiteka gutya na gutya. Si wowe urota saa 12 z'umugoroba zigera ngo ubirye. Uri kubara amasaha buri kanya, uri kurora ku isaha uvuga ngo mana we saa 12 ziragera ryari. Aho naho bishobora kukubera imfabusa, kubera ko inda iri kugukontrola. Umwuka wo kurya, umwuka wo kuryagagura uri kugukontrola. Aho kenshi biba ku bantu b'abatangizi batarabimenyera cyane, cyangwa ba fasting ariko rimwe na rimwe vraiment gakeya. Aho naho haba harimo akabazo, kubera yuko biragusaba yuko ufokasinga ku byo waje gusengera, ufokasinga ku mwami w'abamuri kubwira. Buriya biba byiza vraiment ugumye muri uwo mwuka w'ibyo urimo, ariko ugumye utekereza kuri bya biryo bimera nkaho wabaye controle n'undi mwuka. Hari ibindi bintu byagutwaye byatumye mwuka wera atabasha kuganira nawe. Iyo Bibiliya tubwira ngo twirinde ibisindisha, ntabwo ibivuga inzoga gusa. Ni ikintu cyose kigutwara ubwenge, ni ikintu cyose kigutwara ibitekerezo, ni ikintu cyose gituma utari gufokasinga ku Mana ngo mwuka wera abona ahera nawe akuganiriza. Kuko iyo wirije ni ugusenga, ariko gusenga ni gutya. Buriya gusenga ni gutya, uzamura nabyo Imana nayo iganira nawe, uzamura uganira. Niyo mpamvu navuze ngo ushobora kuba uri gusenga ariko uri urangaye muri Instagram cyangwa muri social media ariyo yose, ugasanga ntacyo byakunguye. Wowe yego uzi ko wavuganye n'Imana, ariko nta nubwo wateze amatwi ngo wumve niba hari ikintu Imana nawe yavuganye nawe. So birasaba kuba soba, ukamera nk'umuntu ukangutse kabisa, uri kumva ikintu Imana iri kuvugana nawe. Imana ishobora kuvuga mu buryo bwari bwo bwose mu gihe uri mu masengesho. Ishobora kuvugira muri uwo mukozi Imana navuze wakurikiye, ishobora kuvugira mu muntu wo mu rugo, mu karadiyo k'umukozi wo mu rugo, ishobora kuvugira mu mukozi mukorana. Imana ivuga mu buryo bwinshi. Kambaho akagero gato, nigeze kuba ndi mu masengesho, ndi gusengera ibintu bingoye cyane, nari ndushye ndemerewe, ndi gushaka Imana biri serious. Nari mu masengesho y'iminsi myinshi, numva nta jwi, numva nta kirabivugaho, ikambwira amasezerano, ikampa amasezerano, ariko ntivuge kuri cya kindi kindembeje nshaka kwivugaho. Neza bimaze kunshobera, ndi kuvuga se Mana, urimo uranabona ko ndi gusenga, urimo uranabona ko ndi kugutega amatwi, urimo uranabona ko nkeneye kuvugana nanjye. Umwana w'igitambambuga, reka mbivuge gutyo, araza mpagarara iruhande, atangira kubyina. Umwana ndirimbira indirimbo, n'indirimbo twabaga dukunda gucuranga muri televiziyo zo kuramya no guhimbaza. Atoranyamo imwe, ntumbaza uko yayibutse. Umwana w'igitambambuga uzi kuvuga APN rwose, ubona atazi no kuvuga, arayindirimbira ngo God is able to do just what he said he will do, ngo don't give up on God. Umwana arayiririmba bien, ntabwo nzi kuririmba, ntabwo nyibaririmbira, ariko arayiririmba bien, arayindirimbira neza, arayivuga neza. Ndabyumva ko Imana ivuganye nanjye, kandi yasaga nkaho ari kubimpata, aguma nkubita mbwira, mama do you know this song, mama do you know. Umwana ubona arimo aransindagira iyo ndirimbo, noneho muhatashyo ndamutega amatwi, ndamwumva avuga APN, no kugira ngo mve ibintu avuga byari bigoye, ariko mitanumva iyo ndirimbo ari kuririmba, mitanyishyira no muri televiziyo ndayumva. Indirimbo iragenda isukamo ibyiringiro, numva ngize courage, numva Imana ivuganye nanjye. Ngo mu Kinyarwanda mbigenekereje avuga ngo Imana irashoboye, ngo ikora ibyo yakubwiye ko izakorera bikora, ngo ntuyireke, don't give up on God, ngo ntuyireke, ntuve ku Mana yawe, ngo izasohoza amasezerano yavuganye nawe. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nyijyamo ndayiramirizamo, ndayimenekeramo, ndayiriramo, ndayisengeramo. Numva ayo masengesho agize sense, numva Imana iransubije neza ku bintu nari ndi kuyibaza, niba iri kubyumva cyangwa itari kubyumva. So iyo uri mu masengesho bisaba focus, bisaba vraiment ngo utega amatwi cyane, utega amatwi Imana iri kuvugana nawe cyane. Ntugire ibindi birangaza ujyamo. Niba uri ku kazi, niba ari ka pause ubonye, ugenda ushyiremo uturimbo two kuramya no guhimbaza. Niba uri mu rugo, irinde kujya mu bisorori no mu biki, wifungirane nk'ahantu mu cyumba, wumve ko wafashe umunsi wo gusenga. Niba uri ku ishuri, birumvikana urafokasinga ku mashuri, ariko muri pause uze gushaka akanya kawe n'Imana, ugumusenga, ugumutega amatwi. Ntuwemerere ibintu bikurangaza, niwicara utekereza ngo cya gikoma ndakigeraho ryari saa 12, iyo we bya biryo birashya ryari ndapfuye. Oya, iyo wumva byanze ari abantu basonza bakagira umushiha, akarakarira abo babana mu nzu, ukabona yabuze amahoro, ukabona n'umwana aramushihura, ukabona byanze nyine kubera ko atabiherukaga cyangwa atabimenyereye.
aho ngaho nakugira inama, fata akamuka inshuti yanjye, fata akamuka gashyushye, wenda ushyiramo agasukari gakeya ukanywe gatwike mu nda woroherwe, ariko wo kumara abantu. Imana irabireba, buri Imana ni Imana, Imana ni umubyeyi, Imana iratangaje, izi kureba ikavuga ngo uyu mwana wanjye yigomwe telefone uyu munsi, n'ukuntu atajya avanaho ijisho, n'ukuntu ahora muri za social media zidahagarara zitarangira, ibintu byakomeye pe. Noneho uyu mwana wanjye arimo arasenga, neje ikabona urongeye, nayo minsi ngahirindwi wihaye ikabona ugeze kwa 5. Uri kwirinda za social media zikurangaza, uri kwirinda wenda kumva za ndirimbo ujya wumva zipfuye amatwi, uri kwirinda wenda za nyamukunda cyangwa ya brochette utajya usiba, cyangwa uri kwigomwa cya gikoma wakubitaga ibikombe 5 ku munsi. Hari ikintu ibona ikavuga ati ye baba we niba harete yabashije gutsinda kino kintu. Ibintu byakomeye pe, ibintu byakomeye pe. No muri couple hari ibyo bareka iyo bari mu masengesho, ikaba yareba ikavuga ati aba bantu baretse bino bintu barimo barashaka mu maso yanjye. Imana ni umubyeyi, Imana iracengera ikareba mu mutima. Ntabwo Imana tuyijijisha ngo nafunguye ngo ndangije nibeta bagenzi banjye ndagenda ngo tomera akavuguto. Oya, ntabwo Imana yo ijijishwa, kuko ibikureba n'ubundi by'urimo byose bibireba. Ariko amasengesho agira umumaro, amasengesho asubiza bya bintu uri gusengera, Imana ikabibona ko ufite umutima umenetse, Imana ikabibona kuri kwibwira ngo Mana ndabizi ko wakoze bya bindi nibi wabishobora, ndabizi ko na bino wabikora, ndabizi ko kino kintu wakimvanaho, ndabizi ko inongeso wayinyicira burundi gapfa, ntabwo nongera kunezeza uyu mubiri nongese itarapfa, ntabwo nongera kunezeza uyu mubiri amarangamutima yanjye akirwaye gutya, ntabwo ukabigirira ishyaka ukavuga ngo Mana gira icyo ukoze. Ikabona ibintu wigomwa igatangara, kavuga ati reka ndebe ko neje azabishobora, reka ndebe ko neje azabishobora. Nubwo waba wihaye 7 ikabona ushoboyemo 5, iravuga uti umwana wanjye yarabikeneye pe, umwana wanjye kino kintu aragikeneye pe. Niba yabashije gutsinda ino minsi 5, n'ukuntu muzi namwiremeye ndi papa we muzi neza, akaba yigomwe bino bintu kuko yireba mu mutima ntabwo imeze nk'umwana w'umuntu. Niyo ngiyi 2 waneshejwe irayirengagiza ikagusubiza n'ukuri, na 40 ishobora gushira itaragusubiza, birashoboka nabyo. Igira ngo irebe koko icyo iyo ngese ipfa muri wowe, kuko muri iyo minsi wigomwe uba urimo urahangana n'umubiri, uba uri guhangana na ya ngeso, uba uri guhangana na cya kintu kikumereye nabi. So irabireba mu mutima yawe ikavuga iti mwana wanjye ugeze iyi minsi yose kiriya kintu kanze mwereke ko nanjye nabibonye. Ishobora guhita ikora cyose, igakora na kimwe ndetse utanasengeye, na cya kindi ikagikora byombi, nanjye sigapfa. Imana ni Imana, Imana ni umubyeyi. Just shyiramo akabaraga kawe, shyiramo akayeforo kawe, ibibone ko wakoze akayeforo. Ushobora kurya akabombo, ushobora gukora akantu, ariko nibone ko uri kwa abusing, ikabona ko gusa wari ugiye gupfa, cyangwa mushira wari wamaze abantu, cyangwa wari utumaze twese, ikavuga uti ikamutabare bitarakomera. Imana ni umubyeyi, ariko ntikinishwa, nta nubwo bayiryarya, nta nubwo bayicenga. Oya, kuko ibiri kukureba hose. Wacenga abantu ukabajisha kuri kuyakora ariko utari kuyakora, ariko Imana yireba mu mutima. Ireba mu mutima cya kintu wigomwe gikomeye. Ubwo navuze za social media nizo zigiye zigora abantu, telefone itajya hasi yo nayo nayivuze, navuze wa undi wicara atekereza mu rugo ngo inkoko muyibage n'ibindi. Hari n'ibindi abantu bazi baba barimo. Ushobora kuba movie utajya utarebye movie na rimwe, bwa buseri bwose ukarara uburangije. Oya, reba ikintu wigomwa nawe uzi ko iki kintu ndabizi neza ko ni nkigomwa, Imana iri bubone ko nashyizemo akabaraga pe, iri bubone ko ntako nagize. Imana ikushoboze, nufata amasengesho ngo ugiye kwiriza usengera abantu, ujye ukora n'agakorwa k'urukundo. Ahangaha muri Yesaya 58 nabahaye harimo kuvuga kugaburira abapfakazi, harimo kuvuga gufasha imfubyi, harimo kuvuga gufasha abakene. Ibikorwa nk'ibyo ngibyo nubona akawo kazi ukagira umuntu ushaka kubwira Imana, umubwira Imana, umubwira ibya Yesu, umubwira inkuru za Yesu. Hagira ubaza ngo surakijijwe, umumotari wagutwaye we wamubaza, umuntu wagusutse we wamubaza surakijijwe Imana. Ugira abantu uganiriza ku Mana nubona ka occasion. Nabo mu rugo uberera imbuto, ntibavuge ngo ahora amasengesho ariko se ko tubona dahinduka. Oya, ugira no kwera imbuto mu bo mu rugo mu bo mubana. Ministere yawe ya mbere nabo ngabo mubana. Nuvuga ngo mfasha aya masengesho ngiye kwinjiramo kandi nzavamo nyasohokanyemo ibisubizo, Imana izagushyigikira nubona uri gushyiramo akabaraga pe. Gusa ntuzarinde ugwa hasi ngo upfe. Oya, nukuri kamukaru gashyushye karimo agasukari kagufasha, ukongera ugahembuka ugakomeza. Gutyo ukiyankuraja wenyine, ukiyankuraja. Umwuka w'Imana nabona urimo urabigerageza nawe azagushyigikira.
azagushyigikira, azasubiza n'ibyo utamusabye, azahera ku byo ibona yo byihutirwa. Hari igihe tuba expectinga nyine ko icyo twasengeye nicyo turi bubone, twarangiza tugakuramo ibindi bisubizo birenze n'ibyo twari twasengeye. Wenda cya kinini kinasubizwa ariko ikaba yo yabonye ikiri priority, bisaba no kuyizera. Ukavuga ngo Mana usubije iki, nzafata yandi nongere sengere na bya bindi. Naho ikaba yanasubiza ikintu utabajije, kandi nacyo gikomeye cyane cyagikuraje inshinga. Yo yabonaga ari cyo cyihutirwa. Kujya mu masengesho byica kamere, byica umuntu wa wundi w'umubiri uyu nguyu, byica ingeso mbi zatunaniye, ariko bibohora n'ibintu bimwe na bimwe tutasengeye tutari tuzi ko ari n'ikibazo. Imana akaba ari nabyo yaheraho kuruta ibyo twayijyanye imbere. Imana dushoboze gukora amasengesho tubyumva. Niba uri gusengera igicaniro, niba uri gusengera abantu runaka, basengera ujye mu mazina yabo, ushaka ukuntu bavuga imbere y'Imana, uvuge na bya bindi bibagoye. Niba ubizi, niba utabizi, ubwire Mwuka Wera, usenge Mwuka Wera birondora bimenye, abasanga bagirire neza. Usengera abantu bimininga, atari uguca hejuru witambukira. Ubisengere uvuge ngo Mana ninjye uhagaze ku izamu, ubihanira ibyaha, ubihanire bya bindi bya bene wabo, ubihanire nk'uko Nehemiya yihaniye ubwoko bwe, ngo afata iminsi atariyiriza, ngo arasenga, asengera ubwoko bw'abwihanira, abasengera ngo Imana ibatabare. Nawe nuhagararira abantu uri kubasengera runaka cyangwa itorero runaka, ujye ubikora bimininga. Rwose ujya imbere y'Imana wumva uzanye n'umutima wawe n'umutwaro wikoreye, ba bantu bikoreye, ubavuga mu mazina, ubasengera, ubingingira. Imana izagutabarira abo bantu, nawe nirangiza igutabare, nawe nirangiza iguha icyo wari wayisabye. Yobu yarakubititse, arakubitika inkuru za Yobu murazizi, ariko ngo haza kugera igihe atangira kwingingira abandi. Ngo mu gihe atangiye kwingingira abandi, Imana nayo itangira gukora mu bye. Esther murabizi yagiye kwiyiriza kugira ngo asengere ubwoko bw'Abayuda batarimbuka. Ngo afata iminsi 3 yambara ibigunira, arifungirana ahantu akajya asenga, n'Abayuda aho bari hirya no hino barimo basenga, atabara umurwa. Yesu arongera akabivuga mu isezerano rishya, akavuga ngo hari bitavanwamo no gusenga gusa, ngo hari abadayimoni batavanwamo no gusenga gusa. Arimo abibwira intumwa ze ngo ahubwo hari n'ibikurwamo no kwiyiriza no gusenga biri kumwe. Gusenga kurimo kwiriza kugira umumaro munini cyane, gutabara ubwoko, gutabara ishyanga, gukiza ibyari bigiye kunanirana, gukiza ibyari bigiye gupfa, kubohora imbohe, kwirukana abadayimoni. Gusenga kurimo kwiriza biraryoshye kandi bigirira n'umumaro wowe uri kubikora. Nubwo waba wari uri kubikorera abandi, nawe bikugirira umumaro. Imana iduhana umugisha, nidusenga ntitukamere nk'iryarya ngo twirirwa twateye imbabazi. Oya, ahubwo ugire courage, wisubizemo akabaraga, ukoresha utwo dutrike twose nagiye mvuga. Niba nubona ugiye gupfa, ukoresha ako kantu navuze ka mukaru, ureba akabombo se, ariko ukomeze utitirize. Imana ibibone mu mutima wawe ko vraiment uyu muntu yazanye n'umutima we wose. Kandi nukomeza kubikora uzagera wumve warabimenyereye, wumve biraryoshye, wumve urabikunze, ubona na resultat zabyo. Imana iduha umugisha, navuga byinshi, ariko Imana ikomeze dushoboze. Nidusenga tujye twibuka no kwiyiriza, bigira umumaro munini cyane iyo bikoranye umwete kandi bikoze urimo no gusenga. Imana iguha umugisha cyane. Amen.